wari umukino wa nyuma wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro bashaka ikipe igomba kugera kuri finali hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Bugesera. N'agahinda kenshi mu mutima ngiye gukorana iki kiganiro, numva ntatuje, ndumva ntameze neza kuko ikipe ya Rayon Sports n'ubu ngubu ntabwo izasohokera igihugu haba muri CAF Champions League kubera igikombe cya shampiyona ntacyo yatwaye, none no muri Peace Cup cyangwa mu gikombe cy'amahoro irasezerewe, ntabwo izasohoka muri Confederation Cup. Ubu nubwo hano tujya tuvuga amakuru meza y'amatransfer mukishima, tukababwira amakuru ari muri Rayon Sports meza mukanezerwa, ariko ubu ngubu nanjye ubwanjye ngiye gukora iki kiganiro numva ntameze neza, ariko nta kundi tugomba kubaha amakuru yose abagenda avugwa mu ikipe mukunda cyane ariyo ya Rayon Sports. Reka mbahe ikaze abari bwumve iki kiganiro mwese, kuko ntabwo byoroshye kuba watega amatwi ikiganiro kikarangira, ariko ngiye kubaha amakuru amwe n'amwe ari kugenda avugwa caracara hano ku muhanda, ndetse n'ibyagiye bitangazwa n'abakinnyi, abafana, abatoza ndetse abayobozi bo. Jean Fidel yirinze kugira ikintu atangaza muri aka kanya bitewe n'uko yagize agahinda gakomeye cyane nawe, kuko ikipe ya Rayon Sports isezerewe imburagihe, igasezererwa n'ikipe iri muri relegation zone mu makipe amanuka. Ariko Bugesera nayo yari iri guhonda agatoki ku kandi ivuga iti ikipe yadukuye muri shampiyona natwe reka tuyibuze kujya ku gikombe cy'amahoro. Muri weekend yashize nibwo ikipe ya Rayon Sports yatsinze ikipe ya Bugesera mu gikombe cya shampiyona, bakina mu imikino ya shampiyona, kuko mu mibyizi yashize ikipe ya Bugesera nabwo yari yatsinze ikipe ya Rayon Sports mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Ikipe ya Rayon Sports birayibabaza cyane, iravuga iti natwe tugomba kuyikubita iyi mikino ibiri igiye kuza ikurikiranye, harimo umukino wa shampiyona ndetse n'uyu munsi wo kwishyura w'igikombe cy'amahoro. Muri shampiyona ikipe ya Rayon Sports yariteguye, iragenda ikina neza rwose, itsinda ikipe ya Bugesera ibitego 2-1 ivuye inyuma, kuko Bugesera niyo yari yabanje igitego. Hanyuma Bugesera nayo irahiga iti nta mpamvu yo kuzabareka ngo mutambuke mugere ku gikombe kandi natwe mudutaye epfo ngiyo mu bishanga. Umutoza Haringingo Francis yaravuze ati kuva ikipe ya Rayon Sports idutsinze igashaka yuko tumanuka, natwe tugiye kuzakora ibishoboka byose kugira ngo tuyikure muri rese y'igikombe cy'amahoro, hanyuma nayo izasigare ku rugo umwaka wose biyibabaze. None nibyo bibaye. Ikipe ya Bugesera yatangiye ubona ko nta bintu birenze yari iri gukina, ndetse ikipe ya Rayon Sports ikagenda yidomina, ariko kubw'ibyago baza gutsindwa igitego nacyo utamenya ukuntu cyagiyemo. Umukinnyi yabaye nk'utera yatanze passe ari ku murongo hafi wo mu kibuga hagati, ariko ku ruhande rw'ibumoso ateye undi aramusubiza, mu kumusubiza ahita atera ishoti rirerire. Kadimu Ndiaye ntiyamenya ahantu umupira unyuze, igitego kiba kiranyoye. Hanyuma rero nyuma y'uko icyo gitego kigiyemo bakomeje gukina, barakina ariko birananirana. Ariko nanone tugarutse ku ruhande rwo kumutoza, umutoza nawe yatinze gusimbuza, kuko yatangiye gusimbuza ku munota wa 83. Abakinnyi bananiwe ubona yuko batakigenda, bityo rero nawe bikaba bivugwa yuko nawe mu bagize uruhare mu iyi ntsinzwi nawe abifitemo uruhare. Ariko nkanjye warebye umupira nawurebye mbona ntabwo ikipe ya Rayon Sports yakinaga ibintu bihambaye nk'ikipe tumenyereye y'igitinyiro, ariko na Bugesera nayo ntago
abakinnyi bayo ari ba bantu wavuga yuko hari icyo barushije cyane Rayon Sport, ariko bo ikintu bakoze ni ugushyira hamwe ndetse no kubishyiraho umutima. Abakinnyi ba Rayon Sport wabonaga uretse nka Muhire Kevin we usanzwe akora cyane mu ikipe birazwi, abandi wabonaga bari gukina batava ahantu bari. Ibyo ndi bubigarukeho mu kanya. Mu bindi bintu byatangiye kugenda bitutumba, byatangiye kugenda bivugwa by'amakuru ari aho ngaho, nkanjye nk'umunyamakuru rero iyo numvise amakuru nk'ayo ngayo ndabanza ngasa n'utohozamo gakeya, ariko nk'ubu ngubu niyo mpamvu ndi kubabwira ni ibivugwa kuko ntago ndafatisha amakuru ya nyayo ijana ku rindi. Ikipe ya Rayon Sport rero imaze gutsindwa, yatsinzwe igitego, barakomeza barakina biranga, birananirana kugeza isezerewe. Nyuma y'umukino rero ikipe ya Bugesera yishimiye ko itsinze, gusa haba n'imvururu ku kibuga, bararwana ndetse Yosefu abigenderamo ahabwa ikarita itukura, n'umukinnyi wa Bugesera ahabwa ikarita itukura, umukino warangiye. Ariko biza kurangira nyine ari uko bigenze, match iba isojwe gutyo nubwo yasojwe n'imvururu. Nyuma y'umukino rero babajije kapiteni Muhire Kevin bati habuze iki kugira ngo musezererwe mu gikombe cy'amahoro. Nawe yagarutse ku kintu cya effectif n'abakinnyi, aravuga ati uko twari duhari twakoze ibishoboka byose ndetse twakomeje gukora ibishoboka byose, ariko dufite abakinnyi bake kandi dufite abakinnyi twatakaje batabonye abakinnyi bo kubasimbura. Icyo ngicyo akagihurizaho n'umutoza. Gusa ntaragaruka ku mutoza. Muhire Kevin yabajijwe niba azongera amasezerano, avuga yuko ibyo ngibyo azabitekereza shampiyona irangiye, Mercato itangiye. Gusa bambajije bati none wowe wagira inama nk'abayobozi, wabagira iyihe nama ari nkawe kugira ngo ikipe ya Rayon Sport yongere isubirane igitinyiro cyayo? Yagize amagambo akomeye, aravuga ati abayobozi barabizi, nabo bagomba gushaka timu ishinzwe recruitment izi iby'umupira cyangwa se izi kureba abakinnyi. Ibyo murambigarukaho cyane mu biganiro byanjye, niba ujya ubyumva cyangwa se utajya ubyumva. Niba utajya ubyumva wasubira inyuma ukagenda ubyumva. Birahari byinshi nagiye mvugamo yuko ikipe ya Rayon Sport ikwiye kuzana timu de recruitment cyangwa se recruitment team yo kujya ishaka abakinnyi, ikabiza amakuru yabo, aho bakina, imikinire, mbese byose. Icyo ngicyo Muhire Kevin aravuga ati buriya kugira ngo wubake ikipe ikomeye urashora, kugira ngo wunguke urashora ukabona kunguka. Ati rero mu kugura abakinnyi mu mwaka utaha bazashake timu ishinzwe kugura abakinnyi isanzwe bimenyereye kugira ngo izagura abakinnyi beza. Aravuga, bamubajije bati abaje bimeze bite? Aravuga ati rero buriya muri Mercato hagati, muri sezo hagati yuguza abakinnyi abenshi baraza bakaza batakinaga, bigatuma baba ba flop. Abari kuri bench nabo bagiyemo bakora ibishoboka byose, ariko birangiye byanze ni ugutegura umwaka utaha. Ayo yari amagambo ya Muhire Kevin. Umutoza Julien Mete we bamubajije, aravuga ati cyatumye twagiye dutakaza abakinnyi benshi, harimo Ojera, harimo Ruvumbu, harimo Rwatubyaye. Ati abo bose bari inkingi za mwamba nagenderagaho, ariko bamaze kugenda nibwo ikipe yasubiye inyuma. Gusa nanone ngewe ku giti cyanjye ntago nemeranya na Julien Mete, kuko n'ubundi abahari ntago bagakwiye gutsindwa n'ikipe iri mu myanya irwanira kutamanuka, iri ku mwanya wa 15 ibanziriza iya nyuma. Ntago bishoboka, kuko abakinnyi Rayon Sport ifite ntago ari bo babi muri iki gihugu cyose, ku buryo batsindwa n'ikipe ya Bugesera iri kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ikayitsinda imikino 2 yose are na retour by'igikombe cy'amahoro, byose ikabitsinda, yaba kuyitsinda yayisanze i Kigali ndetse
no mu Bugesera. Umutoza rero amaze gutangaza ibyo, bamubaje batese ahazaza hawe mu ikipe ya Rayon Sports urahabona ute? Aravuga ati abayobozi nibo bashinzwe kuzambwira niba nzongera, niba tuzaganira. Ati ntago ndamenya umwanzuro bamfatiye, ariko ndizera ko uzamenyekana vuba. Gusa amakuru ahari nuko bari baramuteguje yuko nadatwara igikombe cy'amahoro, ibyo kongera amasezerano byo azaba bishyize ku ruhande. Ubwo turategereje ngo turebe babakinnyi badafite amasezerano bagiye kuyasoza muri iyi sezo, ndetse n'umutoza Julien Mete imyanzuro bazafatirwa. Mu biganiro byashize nagiye mbabwira kenshi yuko ubuyobozi bwababwiye yuko bazicarana nyuma y'igikombe cy'amahoro, none barasezerewe. Ubwo imyanzuro nayo tuzagenda tuyishakisha, nituyimenya tuzayibabwira. Aho hari ku ruhande rw'umutoza. Tugende rero ku ruhande rw'abafana. Ku ruhande rw'abafana, abafana baravuga bati twebwe ikintu twibaza uburyo ikipe ya Rayon Sports ya RGB ariyo yagiye kudutorera umuntu uyobora ikipe y'Abanyarwanda. Bati kandi ntago bishoboka yuko ikipe ya Rayon Sports yaba imeze gutya, ubuyobozi nabwo bubifitemo uruhare. Bati Jean Fidel Uwayezu yazanywe na RGB, bati none niwe utumye ikipe idatanga umusaruro. Bati rero ikipe twifuza ko yasubizwa ba nyirayo. Iryo jambo abafana bakunze kugenda barigarukaho cyane, bati ikipe isubizwe ba nyirayo, ariko abo ba nyirayo ntago bazwi neza. Ni ukuvuga ngo harimo ngo ba Paul Muvunyi, ba Prosperi, ba Freddy, abo ngabo bose ngo nibo ba nyirayo, ariko n'ubundi sinzi ko icyo cyifuzo kizashyirwa mu bikorwa. Niko abafana bo babitekereza. Abandi bati twebwe ikipe ni yacu, tuzayigumaho nubwo idutera agahinda, ariko tuzagumana nayo. Aho ngaho hari ku rwego rw'abafana. Nanjye rero nk'umunyamakuru hari view mfite, cyangwa se hari ibitekerezo byanjye uko mbyumva, nanjye ntago nabura kubibasangiza, dore ko n'ubundi Murera ntawe utayikunda. Ikipe ya Rayon Sports ni ikipe y'Abanyarwanda, ikunzwe na benshi. Nubwo wenda nk'umunyamakuru utemerewe kuba wakwirekura ngo uvuga, ariko ngewe ndidekaraye, n'ubundi ikipe ni Rayon Sports. Nimwumva ndi kubabwira amakuru y'ikipe ya Rayon Sports, mujye mwumva yuko ari amakuru ya nyayo, kuko nanjye ndi umureyo. Ubwo rero mu mboni zanjye nk'umunyamakuru, ubwo ku buryo bw'abafana nababwiyeho, ku mutoza mbabwiraho, kuri kapiteni mbabwiraho, ubwo nanjye ngeze kuri cya gice cy'umunyamakuru. Ikipe ya Rayon Sports yagiye itakaza abakinnyi benshi, nibyo koko, ndetse igenda itakaza abakinnyi bakomeye, ndetse ikindi yagiye ihinduranya abatoza kenshi cyane gashoboka. Bahereye kuri Haringingo Francis basozanyije sezo yashize, bazana Yamini Zerifani araza aratoza biranga, aragenda ayisigira Mohamed Wade nawe ashimaho biranga, barahagaze, bazana Julien Mete. Abo batoza bose, buri mutoza abazana tactique ze na style ze zo gukina, kandi umukinnyi babishyira mu mutwe ni wa wundi udahinduka. Ibyo nabyo bishobora gucanganyukisha abakinnyi. Izo ni ingingo ebyiri zanjye mbona nazo zabaye koze yuko ikipe ya Rayon Sports icyura umusaruro mukeya. Ariko ku rundi ruhande nanone nkanenga umutoza Julien Mete. Yaje yumvikana n'abakinnyi, bari gukina systeme bashaka, bagakina bakanabishobora, nyuma nawe agenda ari kuvanga ibintu, ariho byahereye kujya batangira kubura umusaruro. Ubwo rero Julien Mete nawe nkamushyiraho akantu k'akabazo, kuko ku bwanjye uko mubona Julien Mete yagakwiye gusezererwa, bagashaka undi mutoza uri karifiye ushoboye. Abatoza barahari benshi
ikipe ya Rayon Sport iramutse ibonye amafaranga ikarukirita umutoza n'abakinnyi bakomeye nk'uko Muhire Kevin yabivuze, yagera kuri byinshi. Gusa ikipe ya Rayon Sport ubu ihuye n'igihombo gikomeye cyane. Izo detaye zose z'ibihombo n'uko byagenze nzabigarukaho mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Uko rero niko nabyumvaga, ni nako kandi n'abandi bose ibitekerezo byabo nabibagejejeho, aho ari ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport na Bugesera. Ubu ku rundi ruhande ikipe ya Police FC yasezereye Gasogi United kuri penalty 4-3. Ubwo nayo Police na Bugesera nizo zizahurira kuri finale hagira ngo harebe yitwara igikombe ikazasohoka muri CAF Confederation Cup. Hagati aho ariko tukiri ku mukino wa Rayon Sport hari kugenda havugwa byinshi, nari nagiye mbica ku ruhande, ariko hari kugenda havugwa yuko hari abantu bari mu ishyamba aribo bihishe inyuma y'iyi nsinzwi ya Rayon Sport. Uyu musaruro muke, hakaba hari abantu babiri inyuma ngo bagenda bategura abakinnyi bati kuri iyi match murekure, kuko nta kuntu wavuga ukuntu mutsinda ikipe mu mikino ya shampiyona kandi nta kintu muri kurwanira, ariko uyu mukino uri bubageze kuri finale, uri bubageze hafi y'igikombe mukawutakaza. Aho naho byatumye ntekereza kabiri, kuko maze kumva aya makuru yuko hashobora kuba hari abantu bari mu ishyamba bategura abakinnyi kugira ngo bitsindishe, nahise nkurura mu bwonko bwanjye ntekereza uburyo yatsinze ikipe ya Rayon Sport, yatsinze Bugesera mu bintu bidafite agaciro mu gikombe cya shampiyona kandi n'ubundi cyarabonye nyiracyo. Hanyuma muri iki gikombe cy'amahoro ariho bari bafite opportunity nziza yo kuzasohokera igihugu bagatsindwa. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu ndi gukurikirana, umunsi nzamenya amakuru ari furu nzaza nyabatangarize. Ndabashimiye abakurikiye iki kiganiro mwese, gusa ntago byari byoroshye, nanjye murumva yuko nta mbaraga mfite, niyo mpamvu ngikoze muri kumva yuko nta morale. Nuko ikipe ya Rayon Sport isezerewe, ikaba igiye kongera kuguma ku rugo ubundi mwaka wose. Abafana ba Rayon Sport ahantu muri mwese ndabihanganishije, mukomere mwihangane, ibibazo ntago bihoraho, bizashyira birangire, kandi nanjye turi kumwe. Ikipe ni iyacu, nta hantu tugomba kuyishyira ahandi, tugomba kuyitaho tukayiba hafi, niko bigomba kugendana. Kwibutsaga niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel wacu wa Sportline TV, ngo kande kuri subscribe, urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Niba wakunze inkuru ukande like cyangwa se usharinge mu magroupe y'abantu mugiye muri kumwe. Ndabakunda cyane, umunsi mwiza.